nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 10 Gashyantare turazirikana umutagatifu Scholastica. Yavutse mu mwaka wa 480 aza kuza kwitaba Imana mu mwaka wa 543. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe bimwe mu byaranze Scholastica. Muri kumwe na Dusenye Gilbert. Naho mu kanya. Scholastica yari mushiki wa mutagatifu Benedicto, umukurambere w'abamonaki b'Abenedictine. Kuva akiri muto yihatiye cyane gukurikiza imigenzo myiza ya Gikristo aho gukurikiza abakobwa b'icyo gihe. We ntiyitaga ku byo kurimba cyangwa guharanira kuzashaka umugabo w'umukire. Yahisemo Yezu Kristo aba ari we yiyegurira wese. Yifuzaga kuzisangira musaza we aho yari yaragiye kwiherera wenyine mu bwiherero bwe n'Imana. Scholastica ava iwabo ajya gutura hafi ya musaza we kugira ngo ajye amufasha amugire inama mu mibereho yo kwitagatifuza. Benedicto yamwemereye gusa ko bazajya babonana rimwe mu mwaka igisibo kigeze hagati. Nuko rimwe Benedicto aza kumusura, baraganira abwira batabizi. Scholastica aramubwira ati, dore burije ntugitashye muri iri joro. Benedicto ati, ndi umumonaki sinarara ahandi hatari mu rugo rwabo. Scholastica arasenga cyane asaba Imana ngo musaza we arorere gutaha. Nuko Imana iramwumvira. Muri ako kanya biba nk'igitangaza, imvura y'amahindi iragwa cyane ijoro ryose. Benedicto abura uko agira, abibonamo ikimenyetso cy'uko Imana ishaka ko arara. Aremera rero agumaho, barara baganira. Bukeye amaze gutaha, hashize iminsi 3 yumva inkuru y'uko Scholastica yitabye Imana. Nuko Benedicto ajya kuzana umurambo wa mushiki we aho hambere iruhande rw'imva yashakaga ubwe kuzahambwamo. Scholastica na musaza we babaye urugero rw'urukundo rwiza rw'abavandimwe rwa Gikristo. Mutagatifu Scholastica udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mbona no kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muzirikana umutagatifu Scholastica. Nawe mwitwa ba Scholastica bifurije kugira umunsi mwiza w'azina banyu batagatifu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Naho ubutaha.